abakunzi banjye n'umukunzi umukunzi wa Masharlene erega haba harimo inshuti ariko ntukajye uhita utuzimiza umukunzi wa Masharlene turagushuja uherereye hose kwisi sinshase kuvuga hariho bihugu bitandukanye ntabwo nkorera ubugomere kandi ndusha ubwenge n'amaguru n'amatako bikurura abagabo yego rwose reka mbabwire hari n'abagabo ngewe rega niyiziye abantu ariko ugasanga yabonye ibebi yabonye ibirangaza ibebi ryambaye minigera igitako cyose kiri hanze kandi ni igitako kitariho iminkanyari ni igitako kitari icy'umukara ni igitako cyiza koko buriya rega abanazambara nabo babizi iyo umugore afite utuguru duto twumagaye yambara mini uzabona akuyemo ibigera ku birenge iyo umugore azi yuko taye yimeze itya ntashaka gukuramo ibubu cyangwa igitenge kigize gute kirekuye kuko turiyizi bariya rero baba bambaye ibigera aha aba yizeye icyitwa itako rye n'iguru rye ko baba bakwiye guhana muri ADPR se baracyahana ntabwo bishoboka ADPR rero nayo ni muri urwo rwego ko abantu bagendana imisaraba hari abadiyakoni bagendana imisaraba akaza muri birati nabambwe namufashe noneho ugasanga gufatira abantu mu byaha bibaye ibyishimo by'abamufashe kandi bagomba kubabara yego turebe uyu muntu dufatiye mu byaha ni iki twamukorera ntazabyongere ariko babanze babagoragoze babajyane mu bitaro ibitaro turwarizamo rero twebwe abantu ni ibitaro byo kukwica aho kuguha ibinini tukaguhuhura ni ibitaro by'ubugome kukuvuga kugusebya kugusesereza ibintu nk'ibyo aya mashereka nose sayo muri ADPR tubahaye ikaze muri iki kiganiro kandi dutangiye twakira Mama Charlene hano ni kuri Mama Charlene TV murabona ko uyu munsi yaje ariko cyangwa kidasanzwe urareba neza witegereza urebe ikanzu yambaye ni kanzu byo komeza banteza reba gasaha se ariko kabona gasaha ni ibintu bankorera bidahagije urashaka kunyongereraho ibindi gasaha waravuze ngo igikoni cyanjye ngo nicyo cya mbere mu basitari umva bantutse ajya ukomeza ubaneze bampondagura ariko ubu bazarekeye aho sipiriye ko ahantu hose bahahondaguye ko hashize harashize ntahashize haracyahari ahubwo bongere bahondagure twababwira iki ariko vraiment wambaye neza agasaha gafite kuntu kajyanye na pusheti ya telefone ufite ubugome bwinshi ngira ngo abadukurikiyemo barabibona cyane kare cyane washyiraho ariko ubu se iyi ntebe biriho urabona bijyanye koko oya iby'intebe nta birimo iby'intebe ntawe ubizi ariko nyine ariko washyiraho na mikoro nayo ugasanga nabyo birenda guhuramo gakeya washyiraho agakweto noneho agatambaro ibintu ni sawa cyane noneho rero wakongeraho ko twiyicariye iwawe mu busitani bwawe amina bikaza ari ibindi nukubera Imana haleluya nukubera Imana ndabizi nukubera Imana Imana nukubera Imana twebwe sinamenye no kuririmba cyane ahubwo urabizi uzajye muri studio ukora indirimbo nazajya mvuga nk'ukorora nabonye ikintu kandi shankunda kuririmba kubi ndabikunda buriya ni wacu yo korari zaririmba afashwa ndahaguruka
ndahaguruka nkabafasha. Hari umuproducer witwa Leopold uzamugana azi gukora indirimbo neza, agafata n'abantu baririmba nk'abakorora nka aragufasha rwose, ijwi akarishyira kuri gahunda. Nzajyaniraho singiye kwirirwa mbeshya Imana ngo nzayikorera n'umurimo wo kuririmba. Oya, ntago nabivanga. Ntago ari umusozi wawe, ariko iyo ufashijwe uraririmba. Ndaririmba. N'umuco w'Abayuda, gusenga n'umuco w'Abayuda, kuvuga ubutumwa n'umuco w'Abayuda, gukorera Imana n'umuco w'Abayuda, n'umuco w'Abayuda, guhanura n'umuco w'Abayuda. Nigeririza hahandi batemera ngo nizaha ahantu mu cyumba cy'amasengesho. Mu kanya turi busirimba aho bukera. Ndabona amavuta dutangiranye iki kiganiro. Gusirimba ari ibintu Imana ijya inkorera. Najya mu cyumba ngasirimba kandi nkabona birakunze. Havuga uyu ni njyewe. Hari igihe Imana igukorera ikintu ukabyiga. Tanga icya 10 cy'amatayi. Ariko ndarubiwe koko. Shaburere gura muntu wagitanze afite icyo yarabwiye Imana nubwo abantu bamusetse. Imana sari icyo utayiha yo kabyara. Yego. Umeze neza se? Meze neza, ndashimira Imana. Ako ni bigaragara. Umuntu ageze iwawe, buriya indabo ziri mu bintu bisigura ikintu gikomeye cyane. Umuntu umeze neza, uri mu buzima bwiza, ubibwirwa nuko usanze we hameze. Uzi ikintu kimbabaza nuko ibintu nshingiraho nkamera neza atari n'ibintu bigaragara. Buriya ibi bintu bigaragara si priye, nukuri sibyo bituma umuntu amera neza. Ahubwo twebwe hari ibindi bintu bitagaragara dukuraho umunezero. Kuko ibi bintu bigaragara, ibi ngo jaride ngo aho wicaye ngo inzu bamo, hari abantu babifite bado bararabari buyobora kuri utujya baseka hagendera mu kimodoka cyiza uri kunyine ashinyirije, ukabona aragenda mu muhanda ukabona hondaguye volati. Hari ibintu bitagaragara dukuraho kumera neza. Hanyuma ibi ngibi navuga ngo ni ibintu byo kudufasha mu rugendo, ariko dukura kumera neza. Ibi ngibi ni ibimenyetso bigaragaza ko tumaze koroherwa. Ufite ubugome bwinshi. Oya ntabwo. Hanyuma rero oya buretse hari akantu Mutesi yavuze, mbega akora mubyeyi ngo hari igihe ngo nimba ngo uruhuka umuruho. Ayiwe, nimba ngo hari igihe ngo uruhuka umuruho ukagira ngo washize umuruho. Yebabawe kerekana yaraga postinze navuga intamoko araga nk'uyu muntu iri jambo yarikuye he. Kuruhuka no gushira biratandukanye. Hari ukuntu uburuhuko ariko mu rugendo ugomba gukomeza. Turamushuhuje rero uwo mubyeyi aho aherereye, ariko kandi tunamusuhuze koko. Yego, tunamubwira ngo komera. Ari kwa muganga. Yagiye kwivuza, yarabivuze. Ufite amakuru yuzuye? Oya makuru. Oya aho mbere ukemera ukagenda kuko yavuze ko abamushaka dahari kandi yaranabivuze arabyivugira. Kwagiye kwa muganga arwara ubukira. Yego. Kandi nagaruka azatubwire tujye kumusura. Kandi akomeze gukomera umutima muri ibi biharimo byo kubura umukunzi we bitamworoheye. Yego. Turamubwiye ngo kumubura gusa se iyo aza kumubura wenda yari kurira akihanagura hatajeho iby'intaragahanga n'inziki. Cyprien burya abantu ni kura duteye. Warababonye abantu bafata umurambo w'umuntu bakamucino yaranapfuye, bakamuca igikumwe, bakamunoboramo ijisho, bakamuca izuru, bakamupfura intumbi. Kandi bitwa ngo nabakozi b'Imana. Baba hoya naho bataba abakozi b'Imana, nabantu bava amaraso. Nabantu nabo bazapfejo, ahubwo ndavuga ngo hejuru y'intumbi zabo. Turebye ibyo bakoze abantu nibyo bari kuvuga abantu. Bo buriya ni bapfa bumva bo ni bapfa. Tuvugishije ukuri. Abasasenguzi b'iyi mihanda
zanzige n'intaragahanga nabo nibajya kubasesengura barapfuye babona babasesengura ibyiza Imana ibababarire gusa uzi ko sigenda nkabwiniza burya nuko duteye cyo kora ibi bintu bizajya bifasha abayobozi batuyobora mu gihugu no mu itorero kumenya abo bayoboye abari bo n'ibinaba ngombwa babakoreshereza ibiterane byo kubigisha ijambo ry'Imana hanyuma igihugu gitegure ingando zo kubigisha ubumuntu hajyubwa ibyo by'amatorero siyo mpamvu usanga amatorero amwe namwe agenda kanira kubera ibi byose twirirwa tubona ahubwo sarakanira ntago bakanira bakwiye no gukanira kubera yuko uramutse urebye warabyaye umwana akaza kwikora uzarebe nk'imwe mu ntaragahanga ziba ziri hano nazanzige njya mbabwira yego ukabyara umwana umeze kuriya nzi neza ko bafite amatorero basengeramo baba barabaciye bariyo tuvuge wenda basengera nko muri ADPR ego ko ADPR yanjye nikundira we ADPR ego reka nkubwire muri ADPR nuguhita nyine uguhita bagutumiza muri biro ariko wowe maze ngenda njyaga nkora ibiganiro bashyiraho za titire nyine guhamagara gusa ngenda mbwira abantu ngo sindi umukameramani nta nubwo n'editing nta nubwo uri umunyamakuru nta nubwo na uploading yego ntabyo nzi yaba nari mbizi ntakagire umbaza ibintu nk'ibyo hari titire bakora kandi wivugiye ibintu byiza abantu bakagutuka muri comment batarana oya reka dusobanurire aba bantu badukurikiye Mama Charlene afite management ishinzwe ibyo bintu wicyakora n'ukwicara agakora ibiganiro ubundi uko bisohoka n'amatitire ntazi n'igihe bazakore nta nubwo bindeba sinanabishobora kandi ishatse kubyanga ntango nabyanga se nkabyikorera none se urumva wowe warwana na management yawe cyangwa manager wawe cyajya mbasengera nkayitatu yego hanyuma twari tugeze ku bijyanye no gukanira kw'amadini ariko ubwo washuhuje abantu ariko nawe rero bisi basuhuza ako Cyprien hari mperutse kureba ngewe nashuhuje mperutse kureba comment numva nkunze abantu ubundi ngewe nashuhuje mame wanjye Pastor Mutesi babyahwanye ariko yewe nasone n'abandi basuhuza ariko reka dusuhuze abakunzi bose bakunda Mama Charlene jya mbabona muri comment bashaka no kubita abantu baza bavuga ubusa nabona ati hata mubyeyi turakwikundira komerezaho mujya mukomeza musubirize kuko bandi kuribwa burya abarokore ngewe haranavuga ngo subiza comment iyo umuntu anyandikiye ari umurokore noneho mwene wacu imiyaga sinyimushyiramo gusa simbibonera umwanya ariko nkufite namusubiza kuko ni bene wacu kubasubiza birandyohera kuko no mu kubasubiza mba ndimo kubigishirizamo gusa abanyamahanga bo nta kibazo kuko n'umuntu kwandikira ugahita avuga ute uyakorana nepi kabisa ugahita ubona ko afite ikarita na jiri nuko ubwo rero abantu rwose mujya mufasha umurimo wo gusubiza abantu muri comment mugumemo yego turabashuhuje barundi baravuga ngo turabagumbiriye aho muri hose turavuze ngo muragahorana amata ku ruhimbi hanyuma reka dusuhuze n'abakristo bose bo mu itorero rya ADPR mu Nyakabanda n'abasengera n'ahandi hose muri ADPR ubwo nanjye reka nivugira abakumukenke mwese ndabashuhuje abakristo bo muri ADPR turabashuhuje ariko cyane hari umubyeyi witwa Mama Deborah nawe turamushuhuje handi hari impamvu mushuhuje hano kuri Mama Charlene izifuriza kuri Mama Charlene cyane kwiriba akoze kucyo udajusuhuza nanu bo kwiriba abakunzi b'Iriba TV turabashuhuje kwiriba TV ako rero abakristo mu Nyakabanda ndabashuhuje ko bari kugenda banyandikira ari beshi gakomana bari kukwereka urukundo bari kurunyereka Imana ibahe umugisha uri mu gihe cyo gukundwa rero ariko burya harimo n'abantu dukundana biwacu ariko noneho tunaziranye zamani
kuko iyo ndi kuvuga Imana barafashwa bati amina kuko turaziranye zeniwaya turaziranye cyane turabashuhuje turabashuhuje abantu bose babandi bose Mamasharirene akunda abasirikare abapolisi abaganga abantu bo muri banke abakunzi banjye n'umukunzi umukunzi wa Mamasharirene inshuti haba harimo inshuti ariko ntukajye uhita utuzimiza umukunzi wa Mamasharirene turagushuje aho uherereye hose ku isi sinshase kuvuga hariho bihugu bitandukanye ntabwo nkorera ubugomere kandi ndusha ubwenge nta kibazo message ya Cyprien nawe ndagushuhuje mu izina rya Yesu amen nanjye ndagushuhuje ariko Mamasharirene bantu usenga Imana kugira ngo tutaza kwiyobora umwuka wera tuyobore mu kiganiro tugikora ko kirakomeye gusa ntunagire n'ubwoba iyi Mana mba nayihamagaye ariko reka n'ubu nyihamagare tuba twayihamagaye impamvu tuba dukwiye gusenga reka nkubwire Cyprien hari ukuntu abantu bazi kwimanika bakikwega ukuntu bakagagara ngo baza kuri kamera nyine basiritse reka mbabwire abanyarwanda barasiritse baribabariye bafite ibintu bibababaza bitandukanye n'abatuye ku isi yego hari abafite ibibazo by'uburwayi budakira hari abafite ibibazo by'uko batarabyara hari abahembwa amafaranga ntagire icyo abamarira hari abantu bihebye bari mu ntambara n'ibibazo bitandukanye hari n'abafite amakuba mu bihugu byabo kuza kuri kamera ngo oya tugomba gukoresha impano zose ni nayo mpamvu tuba twacishijemo tugaseka tugacya kuko natwe turaseka nyine ajya kuza nyine oya nta gushirira Imana rero ijye bana natwe kugira ngo abantu badukurikirane buri wese atwumvemo umuti w'ikibazo cye sibyo tubi igisubizo cy'abantu kugira ngo tubi ibibazo by'abantu nk'ubu ngiye nje kuri kamera nge ngira igihe cyo gupfukama nkabwira Imana ngo biriya bintu mvuga urabona ari byo ibi bintu ndi gukora urabona ari byo ese biriya bavuga koko nawe ni kubibona bangira ngo ntazuhagira inkoko ngahinga muri kaburimbo hari igihe ngo abantu ngo bazajya ngo bazashiduka bafite ingobyi umwana yaraheze kandi ibi bintu biravuna kandi hari ibindi bintu bifite inyungu kurusha ibi y'umubiri ako hajya kugakora sikavuga ngo ikira itegereze neza uburyo twayagakiza utabohetse ingobyi umwana yaraheze kera yego niyo mpamvu tuba dukwiye gusenga tukabwira Imana ngo tuyobore dushobora gukora ibijyanye n'amarangamutima yacu kandi tukamenya ngo twakoze byiza ariko Imana yije ikuyobora mu kuri kose no mu mwuka gusa ikindi nkundira Imana hari ibintu yemera ko dukora tunabamo sibyo ugasanga abantu bagiye baca imanza ni nayo mpamvu burya tubuzwa gucira abandi imanza nituvuga ngo ibi bintu ni bibi tujye tuharenga twikomereze ababikoze nibo niki n'Imana yabo ikintu cyo guca imanza tujye tukireka rero tugiye gusenga kuko mba nkeneye ko tuvuga ibintu Imana yakavuze hibereye yego mwami wacu Yesu muri uyu mwanya tuguciriye bugufi bwo kuturinda kwawe kwiza warinze abadukurikiranye natwe uraturinda ngwino dushyigikire uyu mwanya ibiganiro tugiye gukora n'amagambo tuvuga hagaragaremo icyubahiro cyawe bunguke natwe twunguke n'abadukurikiranye bunguke kuko tuje kukuvugira ibyo wakavuze uhibereye tuje gutanga inama tuje kungura abantu ibitekerezo ariko dushyigikiwe n'umwuka wawe ndetse n'imbaraga zawe udufashe kandi udushyigikire kugira ngo tuvuge ibintu byo gukura abantu bawe mu rujijo no kugira ngo bamenye inzira bakwiye kunyuramo kugira ngo bave mu mwijima bajya mu mucyo dushyigikiye kandi dufashe mu izina rya Yesu Kristo amen yego ubu ngubu nibwo dutangiye ikiganiro yego ngiye twatangiriye turimo turasuhuza abantu ubu ngubu turatangiye ariko tugeze kuvugaho gato cyane ku bintu bijyanye n'amadini ndetse no gukanira hanyuma tuza kugera kuri ADPR impamvu twageze kuri ADPR
abadukurikiye wenda ntibagire ngo ni ukuyibasira cyangwa se n'ibindi, ahubwo ni uko ariyo torero yagiye igaragaramo cyane ikintu kimeze nko gukanira, kuko iyo uganiriye n'umuntu akubonye witambukira avuga ati buriya ni umwadeperi, ubu babonye ateze agatambaro ati buriya ni umwadeperi, babona wibombaritse cyane bati wowe uri umwadeperi. hari ibintu abantu bakurebaho ugahita uvuga turi no mwadeperi, ariko kandi none nkagaruka nkabihuza n'ubuzima busanzwe. Iyo hari urugo rukanira cyane ugasanga wenda nk'abana kubera ukuntu barezwe babakanira, iyo muhuye urabyibwira nawe ukavuga uti uyu mwana ahantu avuka batanga uburere. Mama Charlene nk'umuvugabutumwa ndetse wenda wagiye uhura n'izo challenge zitandukanye kandi ukaba n'ubundi uri umukristo wo muri ADPR, ibintu wenda bijyanye no gukanira muri ADPR ubibona uti? Ubundi iri torero nari ritangiye kurisengeramo muri 2002 kera. Hanyuma rero kurisengeramo muri 2002 urumva afite ibintu nzi. Noneho nagiriwe n'umugisha wo kuzenguruka mu matorero ya ADPR menshi atandukanye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Yego. Ni itorero ushobora gusengeramo ushaka ubugingo n'ubuzima rikaba ryagufasha. Yego. Kubera iki? Ni itorero ririmo kukurera bitari ukurera abajeye. Nicyo nasobanura. Ubwo no kuvuga kukurera bitari ukurera abajeye, ushobora gukosa nyine bakaguhana. Kandi burya ukosa kuba umuntu yakosa akanahanwa nta cyaha kiba kirimo. Ariko burya abana benshi uzabirebe ntabwo bakunda guhanwa, ntabwo babikunda. Iyo umuhanye ararakara, ntabwo babikunda. Duhinduye aho twari twicaye kubera ikibazo cy'ikirere, ngira ngo wenda mwana bibonaga imvura imeze neza nabi. Twinjiye mu nzu rero, niyo mpamvu tubanje kubiseguraho kubera iyo mpamvu. Hanyuma reka dukomeze ikiganiro cyacu. Mama Charlene wari uri kuvuga ku bijyanye no gukanira kwa ADPR. Yego. Nibyo navugaga, kuba ikanira ahantu hose, natwe mu miryango yacu. Yego. Cyangwa mu mari y'umuntu runaka, cyangwa mu bikorwa by'umuntu runaka, cyangwa no mu gihugu, no mu kagari, no mu murenge. Nta hantu na hamwe burya badakanira. Nimba polisi ihagaze mu muhanda ikavuga ngo igashyiraho ibyapa, kavuga ngo iki cyapa ni 60, nukirenze ukagira 80 n'amande, burya nugukanira. Yego. Kandi baba birinda iki? Babirinda ko ushobora guteza impanuka abandi, ndetse nawe ugashyira ubuzima bwawe mu kaga. Kuko buri abantu babaretse ntibashyireho amande, ntibashyireho ibyapa, wazajya ubona imirambo haraza za Nyabugogo hehe y'abantu. Ariko noneho kubera ko n'aka kantu karimo, burya hari impanuka ziba zagabanutse, ariko burya umuntu wese agenda uko ashaka. Haba nyinshi kuruta izo tubona. Ikindi, nimba bavuga mu gihugu bakavuga ngo ukandagirira itegeko arafungwa, uzakandagirira itegeko azacibwa amande, uzakandagira iri tegeko bizagenda gutya, gufata umwana ku ngufu bimeze gutya, igihano ni iki? Uri kumva? Guteka imitwe, abateka mitwe, ibihano, buri gihano cy'ikosa cyose kirahari. Ni muri urwo rwego n'itorero naryo rigomba gukanira. Ntabwo rero ibi bintu mbibona nk'amafuti, kuba umuntu wese adashaka ngo abamugendaho, ntibishoboka. Umuntu udashaka abamugendaho, nimba udashaka abakugendaho mu itorero, shinga iryawe. Ariko nabwo uribeshye leta izakugendaho. Yes, kuko abo bantu uyoboye n'aba leta, nanarishinga abayoboye bazamugenda. Yes. Ntabwo tugomba kubaho nk'ibyigenge. Ngiye nimba ADPR nkurikirana hano kuri YouTube, bakareba bati yakoze aya makosa, ahubwo nuko hari ibyo wenda abantu bita amakosa atari nayo. Hari n'ukuntu bene wacu badutangira amakosa,
hari ukuntu tuba dufite abantu batureba bagira ubusutwa n'ubujajwa bigize abagenzacyaha ariko bataraba umwuga bataraba iki umwuga nababa babizi nyine ibyo bakora nta marangamutima bakiraho ukabona yabonye akavideo ngo mama Charlene yambaye mini kuri titi iryo ryonyine akaba arahamagaye mushumba mukurikirane mama Charlene n'urugero ariko ntago birabaho cyangwa akaba arahamagaye runa warebye se mama Charlene yambaye mini kubera iki babikozeho titi ariko iyo ari amakosa wakoze bagomba kuguhana bagomba kukuganiriza none se babereyeho iki erega turi abana b'itorero ariko usanga abantu batabishaka umuntu arashaka kwambara ibyo ashaka umuntu arashaka kubaho uko ashaka nimba ushaka kwambara ibyo ushaka ukaba ushaka kubaho uko ushaka va muri ADPR va mugende agehese najyaho bambara ibyo ashaka harahari se kanze nkubwire ubu shitani yarabyoroheje dore ko atari Imana ubu hari ikintu gikomeye gisigaye kiriho ubu umuntu winywera inzoga afite ahantu ajya gusenga akazinywa akanazisangira n'umubishopu we kandi ntamutenge kuko bazisangiye ubu rero n'abamanyura amazi basigaye bafite amatorero bagize gute basengeramo nimba ufite utandukanye n'umugore uti ngewe uyu mugore ntago mushaka cyangwa se muratandukanye kubw'impamvu zanyu hari itorero utangamwe amafaranga batiriwe banabaza ngo byagenze gute bakagusezeranya akaza ati rwose mushumba agenda ashaka gushaka undi mugore rwose ukabifashamo wowe genda ushaka 500 ze nkikemure abashumba b'ihene ntibakira abashumba b'intama uwo nguwo nawe wakoze divorce akababonye aho bagera gute n'abashumba b'ihene akababonye aho mbese abanyamafuti bose ubona bafite amatorero bagomba gusha abanywi b'urumogi hari amatorero bajya gusengeramo kandi ntagire ukurikirana iby'urumogi umuntu ugasanga yaciye ipantaro hano yarayiciye naha yarayiciye ariko ugasanga ngo ni umukristo mu itorero runaka kandi yemerewe no kujya mu igaburo yajya no kugatuta aho ako tujye tuvugisha ukuri bari abantu bakwiye kuza mu nsengero kugira ngo bahakirizwe ariko ntabwo bakwiye gukorerwaho imihango yera kuko hari ibintu by'abakirisitu hari ibintu by'abashyitsi hakaba n'ibintu by'abasangwa abo bantu bakwiye kwakirwa mu matorero bakigishwa guhinduka bakigishwa imyitwarire itari nk'iyo hanze none se wowe kuri wowe cyangwa se muri rusange ubona kwambara wenda mini byaba icyaha reka nze nkubwire njye kukubwira kuko ubwo ndi kugenda ndasa ku bintu byose ntabwo kwambara mini ari icyaha ariko biteza ibyaha reka nze nkubwire nubona akabera yarahagararaga mu muhanda agahagarara hahandi abagenzi bambukira crossing iki zebra crossing akigisha abantu kwambuka nukugira ngo bagabanye impanuka burya nta bindi sibyo akababwira ati mujye mwambukira hano mutari kuri telefone none se gukoresha telefone ni icyaha none se mini ziteza impanuka baburetse nyine baretse gukoresha telefone hari ubwo ari icyaha ariko hari aho uyikoresha ugateza ibyaha ni nayo mpamvu iyo uyivugiraho ari akuma ngo bagufotora wajya kubona ukabona message ishyura 2,000 n'ibi ariko polisi nayo rwose iragukabiriza ibiki iragukabiriza ibiki kurangarira kuri telefone biteza impanuka kandi uko ni ukuri nese ntabwo tujya tuzirangariraho tugashiririza cyane rwose ibyo ntabwo ari ibanga baguhannye kugira ngo utiteze impanuka ukaziteza n'abandi hanyuma kwambara mini si icyaha ariko biteza iki biteza impanuka ariko reka mbabwize ukuri reka mbabwire sibyo njya mbwira abantu ngo nunagwa ujye ugwa wenyine ntukagira abandi ugusha tuvugishije ukuri ntitukajye kuvuga ngo Imana ngo ntireba ngo inyuma dorere ndarengana Imana ireba inyuma ikareba n'imbere kwambara mini uyiyambariye
nk'umuntu ubona nko mu rugo iwanjye mba mu gipangu cyanjye nyine nta mupangayi uba hano nta mugabo uba hano ariko hano mu rugo iwanjye iyo ndi mu kazi cyane ko nikorera akazi mfite umuntu mfasha ariko sinjya nanjye mbasha kwicara mba nakubisemo kora sibyo iyo kora nkayambara mu rugo kuko ari njyewe n'umukozi ariko noneho nta nubwo warenga n'umuryango hoya ntago bishoboka hagize nuko manga akinjira mu buryo butunguranye bati baragushaka ndagenda nkakubitamo igitenge ntago imyenda kwambara umwenda wose wakambara si icyaha ariko biteza ibyaha Cyprien wicaye mu rusengero sibyo burya hari umwenda wambara uhagaze ukabona ntacyo utwaye ariko wakicara amatako yose akagira gute akaza hano hari umushumba umwe nzi ntashatse kuvuga iyo yabaga ari ku gatuti hari umugore wazaga agasaba protokole ko yicara imbere ariko yabaga yambaye mini yego umunsi umwe umushumba abwira protokole aturiya mugore ntazongere kwicara imbere kuko anteza ibyaha yo kandi ku gatuti ibyo uvuga ni ukuri yego ni ukuri uriya mugore ntazongere kwicara iki imbere anteza iki ibyaha umva nyine tureke gukina n'ibi bintu n'amaguru n'amatako bikurura abagabo yego rwose reka mbabwire hari n'abagabo ngewe rega niyiziye abantu hari n'ukuntu ubona muri ahantu mu birori sibyo harimo abagabo n'abasore n'abakobwa ukabona umugabo yarebye kandi ahagararanye na couple ye kandi ugasanga ni umugabo ugira uburere unitonda ariko ugasanga yabonye ibebi yabonye ibirangaza ibebi ryambaye minigera igitako cyose kiri hanze kandi ni igitako kitariho iminkanyari ni igitako kitari icy'umukara ni igitako cyiza koko burerega banazambara nabo babizi uziko n'abagore tuzi ubwenge iyo umugore afite utuguru duto twumagaye yambara mini uzabona akuyemo ibigera ku birenge iyo umugore azi yuko taye yimeze itya ntashobora gukuramo ibubu cyangwa igitenge kigize gute kirekuye kuko turiyizi bariya rero baba bambaye ibigera aha aba yizeye icyitwa itako rye n'iguru rye ati birasa neza hako burya naho byasa neza ntabwo ari ibintu byo kwirirwa umuntu yerekana hanyuma ugasanga umugabo yarebye yakanuye amaso yahezeyo kandi ahagararanye umugore ibyo mubwira ntari kubyumva ugasanga n'umutima wutekereje nabi bambara minisi icyaha ku muntu ariko iteza iki ibyaha noneho kurengera ukayinjiza no mu rusengero ibyo n'andi makosa arenze ubwo rero gukanira ni ngombwa gukanira rwose ni ngombwa nta nubwo ashobora kubihakana kuko burya buri wese afite uburyo akanira mu bikorwa bye kugira ngo bigende neza abakristo rero baba bagomba gukanirwa ahubwo aho igihe kigeze mbona abantu batakibakanira ni no mpamvu ubona abantu babaye ibyigenge bararegeje si baroroheje cyane ariko baba bakwiye guhana muri ADPS baracyahana ntago bagihana hanyuma wenda none se no gutega agatambaro nabyo nabyo ni intuza n'icyaha cyangwa utagateze reka nze nkubwire gutega igitambaro ni discipline y'itorero sibyo ni inki discipline abantu bajye bumva ibintu neza ujya ubona abapadiri padiri ntubona yari yajya ku ruhimbi yambaye costume hago bibaho kuri aritari ahajya yambaye ikanzu y'abapadiri n'ingofero ira ni discipline y'abapadiri bo muri Gatolika masera wari wabona masera wakubise kwa fiye mu mutwe akajya gufatanya umurimo na padiri iriya ni discipline yo mu Gatolika y'abamasera n'abahereza baba bafite uko bambara ni discipline yabo na ya dini yawe yego wari wabona abayisilamu hari umusilamu wari wigeze ubona basirimuka ku buryo cya gice cy'abagabo n'igice cy'abagore mu musigiti bivanze ubu ngo bakabasengera hamwe ni sharia niko amategeko yabo avuga hanyuma wari wabona umusilamu ujya mu musigiti atambaye ikanzu igera ku birenge ngo yambare na mujitandiyo ntago bishoboka ADPR rero nayo ni muri urwo rwego
ni discipline ya ADEPR. Gutega igitambaro ni discipline ya ADEPR, ariko yari cyo nkundira iwacu noneho. Iyo utagiteze nta ugira ute, nta ugutenga. Kandi impamvu nta n'ugutenga, kuva natangira gusengera muri ADEPR sindabona umupasiteri ajya ku ruhimbi ngo yigishe ngo mujye mutega iki ibitambaro. Ibi bintu ahantu byagiye bituruka. Ngewe nkuko nabibonye muri ADEPR ni ubuhanuzi twagiye twumva kandi buvuye ku Mana. Muririmbe mupfutse mu mutwe, mubwirize mupfutse mu mutwe, muhanure mupfutse mu mutwe. Noneho hakabamo ikindi cyiciro cy'abantu Imana yasanze nge hari abampaye ubuhamya. Arambwa ngo Imana arambwe ngo mu mutwe wanjye ntihazigere hagaragara. Uwo muntu Imana arambwe ngo mu mutwe we ntihazigere hagaragara. Ni itegeko rye ku giti cye n'undi Imana yasanze ku ruhande. Ariko ntago ari ngo mwangaze kubibwira abandi. Ntago agomba kubibwira abandi, izo ni kondisiyo. Kimwe nuko buri wese agira kondisiyo ze. Yego. Hanyuma rero kubikabiriza ngo ADEPR irakanira nukuri. Njya mbwira abantu ngo tuva mu basilamu. Ntago mu bintu batwigishije ntibatwigishije gutega igitambaro muri ADEPR. Kandi ibintu byose twagiye dukora batwigishije Bibiliya, batwigisha kwambara no kwikwiza, bakaza bakabitubwiriza. Ariko usanga hanini aya mategeko ari twebwe twahuye n'Imana yacu. Igira ibintu yivugana. Nk'ubu nanjye nzi ibintu Imana yavuganye nanjye. Nzi ibintu Imana yavuganye nanjye ku kintu bita imyambarire ku giti cyanjye. Yego, hari ibintu duhuriramo nk'itorero, ariko hakaba n'ibindi by'umuntu ku giti cye kubera impamvu. Umukecuru umwe, uwo mukecuru wasengeraga mu Gakinjiro, ahantu najyaga njya kwigisha yatwihereye ubuhamya ngo yari afite umusatsi ugera mu mugongo. Imana iramuhamagaraza muri ADEPR. Arangije Imana yamubwira ngo umusatsi wogoshe. Uri kumva? Yego ndi kumva. Imana imubwira ngo umusatsi wogoshe. Umukecuru ati ndakurahiye ariko buryo sinawukura. Ntago nawukura. Umumama ukuze wanacuze. Yego. Ngo aryamye abyutse asanga umusatsi ntawe afite ku mutwe. Arebye no kuburira umusatsi arawubura. Nuko yabuze umusatsi ku mutwe atangira gushyiramo igitambaro. Ibyo ni ibintu Imana ibana n'abantu bayo utamenya ibyo ari byo. Ariko hari ukuntu ibyo birenga, ugasanga umuntu ku giti cye afite kugenda acira abandi imanza. Hari n'igihe umuntu aba yikundira ikintu ku giti cye. Kaburangiye nkunda igitambaro noneho kurusha umusatsi. Gutega igitambaro mba numva ari ibintu bimbereye, mba numva ari ibintu nkunda igitambaro kuko nagiteze ndi umusiramu. None n'igihe utega igitambaro cyangwa ugakunda ikintu bakajya ngo hari romarike cyangwa itegeko wahawe. Nk'ubu sinshaka kujya kubwiriza mu mutwe adapfutse. Kandi ibyo bintu ni amategeko mba numva nambaye nikwije mu ruhande rwanjye. Kubwiriza cyangwa kwinjira mu rusengero, naho naba natashye umukwe mba numva, mbese nkimara kwinjira mu rusengero sinzi ikintu gita kimfata, mba numva naba napfutse napfutse mu mutwe. Yego. Naho naba nambariye umuntu kandi urumva ngiye nko mu bukwe naho nasokoza nta kibazo ku ruhande rwanjye. Yego. Ariko umwambaro witwa igitenge cyangwa n'igitambaro ni imyambaro yivuga butumwa mu ruhande rwanjye mba numva indyoheye cyane. Yego. Hanyuma abantu ntibagafate ibintu by'amategeko yabo ngo babivange n'amategeko y'Imana. Mfite amategeko yanjye, mfite amategeko ya ADEPR ngenderaho, hagendera no kuy'Imana. Hanyuma iyo urebye muri ADEPR wenda kuki usanga hamwe batega ahandi ntibatege, kandi nyine ugasanga si byandi bavuga ngo wenda no mu Kristo usanzwe ugasanga hari amakora aratega hari n'adatega. Ibyo bintu bibona ute? Reka nze nkubwire. Ikintu maze kubona ni ikintu kimwe. Nuko dukwiye kwihorera abantu. Buryo bari mu masengesho bafite ibyo bavuganira yo n'Imana. Yego. Sibyo? Kandi iyo umuntu ku giti cye ari kubyica bishaka abyiyumva. Buriya nimba hari abantu Imana igisura ni abakirisitu bo muri ratorero. Ibi bintu tubiziranyeho. Kuko hari n'igihe Imana yajyaga iza nko mu masengesho mu biterane nagiye yikavugana n'abaririmbyi ibintu bikomeye, ukabona bamwe bahinze umushyitsi barabikoza abandi
ntibabikore. Ariko hagati y'ibyo ngibyo ni nk'uko harimo abasambana abandi basambana. Yego. Ni nako harimo uzasanga abantu 50 bose badateze ariko ugasangamo 3 bateze. Ibyo bintu rero abatega nibiturize abadatega bagire gute nabo batuze. Ya Mana igimenya iby'imisi nibi kuko ngiye hari n'ibintu byamaze kundenga Cyprien. Ya Mana izi iby'imisi nibi utamenya n'impamvu inabyemera bagakomeza bakanabikora bari ku ruhimbi kandi n'abakunda cyangwa inabazi burari bari ibanga ry'Imana. Yego. Hanyuma ubona muri ADEPR ari ibihe bintu bakwiye kongera bagakanira cyane, ukabona ari nanone ari ibihe bintu bakwiye koroshya? Reka nze nkubwire njyewe ibintu mba mbona muri ADEPR bakwiye gukanira discipline ya ADEPR. Yego. Yaradohotse yaroroshye. Discipline ya ADEPR yaradohotse. Discipline ni ukuri. Umuntu wabaye umusinzi ntibamubabarire kubera amakaro menshi yaguze mu rusengero. Urumva umuntu ufite wasambanye bakamufata bakabimenya kandi bigasakuza. Ariko ari igihe umuntu asambana bikamenywa n'abayobozi bakabipfurikiriye ariko ni nabyo. Kuko ibintu iyo byagiye habona, iyo umuntu yakoreye ibyaha habona bamuhanira habona. Ariko iyo umuntu yakoze ibyaha byo mwibanga bamuhanira he? Mwibanga. Ariko se ni gute usanga hano yateye inda hano yagize gute yinjiye umugore ugasanga aracyadiyakona? Nugukanira mu buryo bwo guhana abantu ariko no mu buryo bwo kubaganiriza. Ikintu bakwiye kongeramo ni urukundo, kuganiriza abantu kurusha kubahana. Ni ibintu bibiri bijya guhura. Ego babakanire rwose babakanire. Abakoze amakosa akajya habona bahanwe, ariko nanone bagira urukundo kurusha ibihano. Nimba umuntu yakoze ikosa twe kumva ko ikintu cya mbere ari uguhita tujya kumubamba ku musaraba, muri ya misaraba yabo aho bajya kubambira abantu mu byumba z'inama zirimo ubugome. Yego. Ko abantu bagendana imisaraba, hari abadiyakoni bagendana imisaraba. Akaza muri birati nabambwe namufashe. Noneho ugasanga gufatira abantu mu byaha bibaye ibyishimo by'abamufashe kandi bagomba kubabara. Yego. Turebe uyu muntu dufatiye mu byaha ni iki twamukorera ntazabyongere. Icyo kintu baba ari cyo bareba bakize kuruta kwica. Yego. Batenga umuntu wananiranye bahaniye cyane akananirana, ariko babanze babagoragoze babajyane mu bitaro. Ibitaro turwarizamo rero twebwe abantu ni ibitaro byo kukwica, aho kuguha ibinini tukaguhuhura. Ni ibitaro by'ubugome, kukuvuga, kugusebya, kugusesereza, ibintu nk'ibyo. Ugasanga umuntu batenze. Uyu muntu rero yanywaga icupa rimwe ry'inzoga kubera ubugome mukoreye, arahita anywa amacupa 5. Uyu mukobwa ucitswe agaterwa inda kubera ubugome bw'amagambo mumwicishije ururimi, azaterwa n'iyaka. Arahita none avuga ati ubundi mwe murasenga ko mudasamba n'ibyo mukora n'ibike, agendere rimwe. Muri make abantu barwaza abantu kurusha kuba babigishe kurusha kubatenga. Urukundo ntibagashyira imbaraga mu gutenga, ntibagashyira imbaraga mu bihano, ntibagashyira imbaraga mu kumva ko abantu bajya inyuma y'itorero. Kandi ikibazo ibi ngibi nta nubwo ari n'abayobozi b'amatorero cyane, ahubwo ni abakristo, abadiyakoni. Buriya abadiyakoni bagira imbaraga mu itorero kurusha abandi. Ariko ni nabo bantu bagira ubugome bashobora kugusubiza mu basilamu aho waturutse. N'abantu uzabona basohotse mu itorero hanini ni ikipe y'abadiyakoni. Yego. Abadiyakoni baramutse babaye beza. Ari icyigisho nasohoye
kivuga ngo kugira ngo murebe ibyaha byabo nimubanze murebe ibyago byabo kuko mu byago byabo ariho haturutse ibyaha byabo. Umuntu akarwara ntibamenye ko yarwaye, umuntu akarwaza ntibamenye ko yarwaje, umuntu agapfusha ntibamenye ko yapfushije, banamenya bakajya bamenya abakire. Abakire buriya abaparika bagira amahirwe menshi yo kugirira umugisha wo kuba mu itorero. Ariko nanone bakazagira amahirwe make yo kujya mu ijuru nibareba nabi, kuko ako bakoze kose ntawe ubarebuzwa. Yego. Ariko uyu mukobwa watewe inda byaturutse he? Uyu mukobwa yibanaga, yabaga muri geto. Ese iyi geto twari twayimusuramo ko ari imfubyi uyu mwana? Hari na rimwe mwe mwayimusuramo. Uyu mwana iyo yarwaye hari umurokore umushyira agakoma. Niko mbabwire mureke ubucuyi bwanyu. Uyu mwana w'umukobwa kwajya arwara igifu kikamugezayo. Hari umudiyakoni uramushyira agashyushyu, hari umukirisitu uramushyira agashyushyu. None se ko abamwitaho ari abahungu, kugira ngo bizagende. Uyu musore ko ari we umwishyurira aka kageto, kandi ko yaje amubwira ko ari umukozi w'Imana. Igifu ko kimurya akamushyira akaritiro k'amata, ko ari we muri hafi. Nashiduka yamuteye ndamuhaguruke, muhaguruke mumera amahembe abagome. Umukobwa yaratwite, muri abagome. Ubwo ibyo bintu byanyu ntago tuzabishobora, nta nubwo ari byo. Nibabanze bamenye ibyago by'abantu. Yego. Uyu mugore w'ibana ni umunyenzara, ni umupfakazi, afite abana rera, ntawe uzi yataha, babumubona aririmba, ntawe uzi yatuye, kugira mituwere ntibabimenye, kubwirwa no kuburana ntibabimenye, kandi ni umukirisitu umaze gutanga amaturo menshi mu rusengero no kuhagira ibikorwa ahakorera. Ni gute uwo mubyeyi azagenda agahorodoka akabona umugabo ateye intambwe araje azanye kamverope, ejo bundi azanye kamverope. Ese ugira ngo uyu mugore amverope izanywe na diyakoni, ejo bundi amverope kazanwa n'umushumba, ejo bundi kazanwa n'umujyanama muri korari, ejo bundi kazanwa n'abaririmbyi, hari aho hazajya? Haze mwirirwe mureba ibyaha by'abantu, ibyaha. Abagenzacyaha yari ahagaze mu kabari, yari ari mu kayira ari kumwe n'umusore. Kuki ubundi mugenza ibyaha gusa, kuki mutagenza ibyago? Kandi ibyago by'abantu benshi nibyo biri guturuka mu ibyaha. Barumvisha. Ubuza hano nakuye iri jambo rivuga ngo ibyago byabo nibyo bivamo ibyaha byabo. Ni ku mugabo wigeze ampamagara biburaye, simuzi. Aranyandikira arambwira ngo uvuga Imana neza, ariko uzaba ubihagaritse, ubanza ukemura ibibazo by'iwawe mu rugo. Uri kumva? Urumva mvuga Imana neza, ariko uzaba ubihagaritse, nzabihagarike nkemura ibibazo byahe byo mu rugo. Ariko burya yaza kunganiriza, akanganiriza akambwira tundi mpubuhamye. Hari abantu bajya baza ari imfura bakambwira ati sinshaka kwandika muri komenti, nakwibajijeho ku mateka yawe n'urugo rwawe, kandi mbona ugira umwuka w'Imana. Nyuriramo muri make, nyuriramo mbwire. Uzi umuntu yaje gutyo bita mbona ko afite ubupfura bwo kugira ngo amenye kandi anambuhokeho. Yego. Hari ibintu mubwira ntamuhaye detaye zose, nkamubwira ibintu nka bitatu, agahita avuga ngo Imana imbabarire kugucira iki mu rubanza. Uyu mugabo rero wambwiye ayo magambo ntago yancitse. Naramubwiye nti ntago uri pasiteri, nuri umushumba mu itorero ryawe? Ati ndiwe. Ndamubwira none se ko mu bantu uyoboye harimo abagore b'ibana benshi, ni nubwo ntahasengera. Yego. Harimo abanyabibazo byinshi, rwabuze gica, kandi nawe wihereyeho ubwawe hari ibibazo ufite byanze gushira. Uzabanze uhagarike abo mu itorero ryawe abanyabibazo, bazabanze bagende bajya gukemura iby'iwabo. Nawe uba ufunze itorero ryawe, ubanza ukemura ibyawe, wongere urifungure, mwongere muterane. Nibyo wabikora? None ndangije ndamubwiye nti dore rero amakosa mukuru, mumenye ibyago by'abantu ariko nimumenye ibyaha by'abantu, ntimumenye ibyago byabo. Kuri umupasiteri ukaba n'umukozi w'Imana, waba uzi ibyago byanjye?
Namubwije kuri. waba uzi ibyago naba naragize kuva navuka mu myaka namaze muri urwo rugo umbwira ngo mbanze mbikemure, waba hari akantu uzi ngo ngewe ngo ibyo nabonye ngo ni iby'ejo bundi. Baze nawe. Uke twaganiye amagambo ubona arihannye, arangije ahita ambwira ngo noneho ngo mbabarira ngo nyoherereza amazina yawe yo ku ndangamuntu, nkohereza agasukari k'abana. Muri njye numva ijwi rimbwira ngo ntubyemere. Yaguhamagaye agira ngo agucyahe, azanaguhamagara ari byo bigira gute bimuzana. Ariko shari ijwi ribimbwira nanakennye bita mfirifiyeri, nawe ngini papa wampamagaye uje kunyaha. Nushaka ko nguha amazina yo kwiranga muntu uzongera unampamagara ari cyo umpamagariye uti ndashaka kuguha isukari y'abana, twese dusezerana birarangira. Niho nicaye ntegura iki cyigisho. Yaje kongera se? Ntago yongeye, ntiyari kongera. Niho nicaye ni ukuri mumbona hano kuri kamera kandi mbivuga imbere y'Imana. Cyprien iyo maze gutanga ubutumwa nkabuha abantu, divorce ni icyaha nkabivuga, hanyuma nkanavuga ikindi nde mujye muririmba muteze ibitambaro, muhanure muteze ibitambaro, niko Imana yantumye. Muvuga ubutumwa mubiteza, abavuga abakristo muri ADPR nkabivuga gutyo, nkavuga ntibahanuzi muhanure ibi niba Imana yarantumye gutyo. Nta bindi njya ndenzaho, nimba uko witwara kose ntibisitaza ngo bimbuze gukomeza, kuko nta juru ngira ngo nzakujyanamo, nta nubwo ngira ikuzimu ngo nzagushyiramo. Ibyo rero singomba guca imanza, kuko nasanze hari ibyo dutekereza, hari n'iby'Imana ibitekerezo cyane rwose. Yego, urakoze cyane. Ni naho kandi dushoreje ikiganiro cyacu, ariko kandi mwanzuro y'ikiganiro cyacu no kuvuga ngo abantu bareke kwibaza ku bandi, abantu aho kureba ibyaha babanze bareba ibyago by'umuntu. Twe guca imanza. Nk'ubigiye hari ubuhamya ngo nzabaha bitari ubu, sibyo? Uzi ubuhamya nzatanga? Nzatanga ubuhamya njya gutereka umusatsi, ariko si ubu, mfite igihe nzabutangira. Nta kibazo. Nzabaha ubuhamya bw'ibintu byambayeho, mbaho ubuhamya yeba ubusinge ncira abantu imanza. Nzabaha ubuhamya wenda nka nyuma y'umwaka niho nzabutanga, kuko nzaba nkiriho. Nagari kera. Ibyo ngibyo bizatuma badaca imanza, nanjye ubwanjye sinkicira abantu imanza kandi nanjye narabigiraga. Yego. Ureba umuntu ngo yishingiye, wabwirwa n'iki ko mu kwishingira kwe hatari inzira y'Imana igiye kumukosoreramo? Yego se. Ngo umuntu yaraguye, ndamucira urubanza ngo yaraguye, kibi nuko yari kungwaho. Wabwirwa n'iki ko muri kwakugwa ko atari ho agiye noneho gukomerera? Ngo umuntu yashinze itorero, ubuzwara abantu Imana yemera ati mugende, bakajya kuyashinga noneho akazagaruka muri ADPR akizwa neza, yemeye kuyoborwa. Rega bajye bubaha ADPR ni umubyeyi. Ayewe ko ari umubyeyi, ADPR ni umubyeyi, ni umugongo mugari uduhetse. Kuko yo ndebye abantu benshi abavuga butumwa bacinze amadini benshi usanga akubwira ko yarerewe muri ADPR ariho yakuri. Buriya umuntu wese ufite umutima w'ubukenya n'ubucamuke ajyaza kuri kamera atuka ADPR atuke n'abayiyobora, mpita mbona kuri igikenya. Kuko kuba wahangara itorero nka ririya, itorero rya ADPR nge ntawe utuka umubyeyi, rifite amateka imbere y'Imana na n'ubu ricyubaka amateka. Ese kuba mwararivuyemo nanjye naho narivamo. Iri torero muragenda hakavuka abandi ntago riteze gukinga, kandi iri torero rifite imidugudu n'utudugudu muri iki gihugu cyane, rifite amatorero menshi cyane, rifite n'abantu ryabyaye. Urabona itorero ryabyaye ibyamamare nka Mama CHARLENE. Mama CHARLENE official icyamamare itorero. None se reka nze nkubwire, aya mashereka nose sayo muri ADPR. Siyo mpamvu mvuga Imana neza umuntu akamamagara ngo mbiyo ngira inkamba nyiguhaye, kuko nigiye ku birenge by'ababyeyi bo muri ADPR. Yego. Yes. Hanyuma niba uba muri ADPR reka reka ibintu byose wiza kugusha abantu, wibagusha. Kandi niba nakubwira ngo uyu mwenda wambaye ni
ni mugufi byumve byumve rwose byumve ko ari mugufi yego unabyemere hanyuma ni wumva bikunaniye bakubangamiye genda ujye mu ahandi hari aho bazabikwemerera ariko wowe ngo ufiteho n'ikibazo impamvu utazanishinga abandi uzabanza usenge wumve ko ukominikana nayo kuko burya ngewe reka nkubwire hari uburyo umuntu abanamo n'Imana mukabana bakamucira urubanza kandi afite ukuntu yavuganye n'iki n'Imana uri kumva kandi waravuganye n'Imana ugomba gutuza n'ubundi ukumva n'ibyo bakubwira ubundi ukituriza yego kuvuga ngo wahamagariwe muri iri torero no kurivamo ugomba kuba ufite connection y'Imana kuko ushobora kuzabura depera ukabura niyo wagiye ukaguma mu ruzerero nka rumwe rw'Abisiraheli kuko abantu bose burya ntibemerera no kurivamo hari n'abagenda ukabona barababise bagize gute bagaruka utazajya rero kwishinga abantu Imana yahamagaye biyambarira iyo mini bafite uko babiziranyeho nge ntaramenya abantu Imana yahamagaye bifitiye deshire yo ku kibuno kandi ibyabo n'Imana yabo nge sinabimenya uri kumva abantu Imana yahamagaye bambara ijipo igeze ku gutwi bakambara na boxer bakajya mu rusengero ntago nabacira urubanza kuko nge sindi Imana kandi sintanga ijuru utazabishinga kuko niko bo bahamagawe kandi urugo barimo ni wo muco wabo nimba umuntu akubita ikigudi akageza ahangaha have no kujya kumwishinga ngo ngewe se ngo mamashane kuki nanjye ntakubita ikigudi ugomba kugendera ku ijwi ry'Imana kugira ngo ugendeyo yanabyemera kujyayo ariko kimwe nuko itanabikwemerera ukazajya kwishinga abo Imana yahamagaye bimereye gutyo bagasirimba Imana ikabumva nuko bamenyanye ariko wowe wiyambarira rukubita ihuku ujye ugendera ku ijwi ry'Imana ujye bagendera ku ijwi ry'Imana ni nuko kandi dushoje ikiganiro ariko mbere yuko usenga Imana umuntu wifuza kuvugana nawe aho kuri screen yawe reba neza urahita ubonaho nimero ya mama Charlene cyangwa hepfo gatoya ushobora no kujya muri comment ariko twongere tuvuge kuri aba bantu nibuzanywe no gutukana n'ibitutsi rwose wikuri guta umwanya wawe ibyo nta kintu bimaze nimba ariko kazi erega bura wese agira umukoresha Cyprien kazi se ukubona hari abakozi b'Imana n'abakozi bafite karite nijire barahari naho wabivuga ubu none nabwo barushaho kubikora bari aba bafite wabahaye akazi bareke kugakora oyahumura pe nakazi kabo reka dusoze n'ubundi usenga Imana tugiye gusenga wige kubana n'Imana kurusha n'ikindi cyose kandi ibintu byose uzajya ukora byose ibyo ukoze byose inzira zose unyuzemo ujye usenga Imana ikuyobore kuko Imana nizakuyobora neza kurusha abantu mwami wacu Yesu uyu mwanya turagushimye ko abanye natwe muri iki kiganiro dusengeye abantu bose bari bakurikiranye izi nyigisho n'izi mpuguro ukomeze gusuka imbaraga z'umwuka wera kuri byo kugira ngo abantu barusheho kwaguka no kumenya ndetse barusheho gukomeza gusobanukirwa iby'inzira n'iby'uru rugendo kandi sengeye abana bawe sengeye itorero ukomeze kubana naryo ukomeze kutugira inama no kutuyobora uzaturinde kuba ibyigenge n'ibyigomeke imbaraga zawe ntizikabure kuri twebwe uko bwije nuko bukeye mu izina rya Yesu amen.